igihe kirageze kugira ngo tuvuge ukuri, muze tureke kwishushanya nk'uko byateye mu barokore. Ukuri tuvuga bagenzi niko kuzatubatura imbere y'amahanga yose, niba twarihanye by'ukuri. Uyu munsi ujya nawe turararikwa kugira ngo tuvuge ukuri, nubwo turi abanyantege nke. Esiteri yari nkawe nanjye, ariko yemereye Uwiteka ukuri kwe kubatura abayuda bose bendaga gupfa. Umugaragu w'Imana Yohana yavuze ukuri ageza n'ubwo bamuca igihanga. None se bene data, njye namwe twiteguye guhagararira ukuri. Ukuri Sitefano yavuze kugatuma aterwa amabuye, uyu munsi nitwe dutahiwe, amahanga duhanze amaso. Umugaragu w'Imana Sitefano nawe yavuze ukuri kugeza aho bamwicisha amabuye, ariko yasabiye bamwishe ati Mana ntubabareho icyaha. Ese jye nawe twiteguye gusabira abaturenganya? Kuri Petero yavuze kugatuma bajya kumubaka, uyu munsi nijye nawe, amahanga duhanze amaso. Umwimana Petero yavuze ukuri yemera no kukubambirwa, avuga amagambo akomeye ati mumbambe igicuri ntimumbambe nk'umwami wanjye. Ese mwene data uri hano uyu munsi witeguye kubambwa? Kuri Pawulo yavuze kugatuma agwa mu buroko, uyu munsi nitwe dutahiwe, amahanga duhanze amaso. Umugaragu w'Imana Pawulo nawe yavuze ukuri kugeza ubwo aguye muri gereza abavandimwe. None rero natwe gereza ziradutegereje, ni ukwitegura tukitoza kuvuga ukuri gusa. Bavandimwe b'umwami wacu, bamenera ibanga, icyatumye bariya batsinda nuko basabanaga n'Imana. Namwe rero nimugire ubwoba, niba tubana nayo by'ukuri, Imana yumva abayisenga, izadukorera ibitangaza. Imana yasanze Daniyeli ikamukura mu rwobo rw'intare, irahari izi ko ufite intege nke, niyizikorera imirimo. Imana yasanze Yeremiya ikamukura mu rwobo rwuzuye isayo, irahari niyizikorera umurimo. Imana yasanze ba basore ikabakura mu itanura ry'umuriro, irahari iratuzi niyizikorera imirimo. Imana yasuye umwami Yesu amaze iminsi 3 mu gituro, n'inyambaraga kandi iradukunda, izadukorera ibitangaza. Imana yasanze Daniyeli ikamukura mu rwobo rw'intare, irahari izi ko ufite intege nke, niyizikorera imirimo. Imana yasanze Yeremiya ikamukura mu rwobo rwuzuye isayo, irahari niyizikorera umurimo. Imana
yasanze babasore ikabakura mu itanura ry'umuriro. Irahari iratuzi niyizikorera imirimo. Yamana yazuye umwami Yesu amaze iminsi 3 mu gituro. N'inyambaraga kandi iradukunda izadukorera ibitangaza. N'inyambaraga kandi iradukunda izadukorera ibitangaza. N'inyambaraga kandi iradukunda izadukorera ibitangaza. Izadukorera ibitangaza. Izadukorera ibitangaza.